nzamureka nawe, nta kintu nzamukorera ngo numve ko nagenda gutongana nawe ndamubwire nabi, no, nzamureka pe, bibaye ngo ndamubloke. Nubwo bwose nkubwira gutya ariko umutima wanjye uracyari inyama. Nkimara gukora mariage urabizi ko akundi nyine ubukirugiramo uryohewe akantu kose nkagapostinga, bucyo umuntu aza kumbwira ngo ariko ngo wumva ubwo buzima bwawe bwiza ngo twese ariko dukeneye kubumenya. Narasetse navuga ati none se bugutwaye iki, ngo rero ngo ni namwe mutuma ngo abantu ngo babaroga. Navuga ati ibintu bigeze ku rundi rwego. Nyibukije umuntu umwe yigeze kuba akunda kuraba stati zanje kanivugeho, avuga ko stati zanje ari ibintu nyene bitagira umutwe. Oya ariko simperezako. Ntago mperezako nyene, ubundi buri inshuti yose igira umwanya, igira ikibanza uyiha mu mutima wawe. Hello guys, ndabasuhuje ndabifuriza ibihe byiza. Ni wa mukobwa wanyu Pamela. Uyu munsi twaba dufise umutumigwa, tumuhaye ikaze. Teta karibu. Star, Amakuru yanyu? meza cyane. Twishimiye kubakira mu kiganiro cy'uyu munsi. Nanjye ndishimye cyane. Wow. Uyu munsi mwiriwe gute? Tumeze neza, ubuzima ni sawa, akazuba ni sawa, akazuba karimo akabeho kameze neza. Wow. So uyu munsi shaka kubaza, mbega wewe biragushikira ukagira ikibazo n'inshuti yawe akaguhemukira, birigera bikubaho? Cyane rwose. Iyo bishitse ukagira inshuti ikaguhemukira bigenda gute? Ikintu cya mbere ubuse nkubwire ngo ikintu cya mbere iyo aguhemukiye ugomba kwakira ko ari umuntu. Umuntu ni umuntu. Buriya njye mu buzima ikintu namaze kubona, ntungurwa nuko umuntu atampemukiye kuruta gutungurwa nuko yampemukiye. Ni ukuvuga ngo iyo umpemukiye ni ukuvuga ngo ni ikintu nishyizemo kugira ngo njye mbasha kubyakira byoroshye. Iyo umuntu yampemukiye mbyakira vuba cyane, nkavuga ati ni umuntu n'ubundi nicyo nari ntegereje. Ahubwo wa muntu buriya ngewe umuntu ntindaho agatuma mutekerezaho, nkumva muhaye agaciro, nkumva nanjye mufitiye imigambi myiza, ni wa muntu tumarana igihe kirekire atarampemukira. Ariko umuntu uguhemukira, iyo ugize Imana akaguhemukira hakiri kare ataragutesha umwanya, nibyo byiza. Hari abandi akeshi iyo bagize ikibazo nk'icyo, inshuti zikabavaho zikabahemukira, nabo baca bifuza ko babishura. Niba wangiriye ikosa nkumva ko nanje nakwishura nkagukorera ibirenze ibyo wankoreye, wowe ubivuga ko babyita vengeance. Rero buriya vengeance, kwihorera, bibangamira, bibabaza wowe ushaka kwihorera kuruta ugiye kwihoreraho, kubera yuko uburyo ushyiramo imbaraga uri gushaka ikintu uzamukorera kugira ngo umwemeze birakuvuna wowe cyane kuruta wa wundi uzabikorera. Uri kumva? Niyo mpamvu rero kenshi twebwe tugomba kugira gute, tugomba kwita ku bantu batugiriye neza, aba ari bo dutindaho kuruta batugiriye nabi. Ikindi ntabwo ari byiza kwihorera, kubera ko vengeance ya mbere mu buzima, success ya mbere mu buzima, ni uko umuntu wakugiriye nabi abona umeze neza nta kibazo. Njyewe ndashaka kukwibariza wowe ari nkawe, ndabizi niwe wambajije ariko reka nkubaze nkawe nk'umuntu ukiri mutoya, udafite wenda experience nyinshi z'abantu baguhemukira, wowe ari nkawe umuntu aguhemukiye wakumva umeze ute? Jewe umuntu ampemukiye
nanjye ntago mwihorera oya ariko biraterwa n'uwo ari we hari igihe ushobora guhemukirwa n'inshuti yawe cyane cyane ari nk'inshuti yanjye nyine ya hafi ikintu nkora ndondera ibiganiro nkaganira nawe kwanza ubwo maze kuganira nawe nkamubaza impamvu vyashitse kubera ko wagize uku n'uku n'uku nkamara kumva nyene ko akampa ibisobanuro bikwiye ndamureka canke nkamubabarira iyo bibaye ngombwa ko dusabana imbabazi iki soke nyene bikarangira ariko iyo uri umuntu usanzwe wenda turazinanye turamenyeranye nta bintu nyene vya hafi nyene tugiranira akeshi ndakureka pe kigendera ugakomeza ubuzima bwawe ntago niyumvira ngo ndakwanke ngo numve ko no kugirira nabi no ndakureka ukikomereza ubuzima bwawe nkuko wabivuze ntago nkunda kwihorera ubundi bwoko bw'inshuti nabonye akwirukankira ari uko babandi bose yizeraga bamuvuyeho ego bamara kumuvaho akavuga ati ariko Pamela ni umuntu utuje ni umuntu nshobora kubwira agahinda kanjye akanyumva uri kumva nta mafaranga agira ariko nibura yantega amatwi hari abantu bameze gutyo ego barahari wigeze uhura nabo nigeze guhura nabo bake ariko ni bake cyane ntago ari benshi iyo umenye ko umuntu ameze gutyo wowe ubigenza ute iyo menye ko ameze uko nta birenze nyine ndamuha ikibanza akwiriye mu buzima ni ukuvuga ngo inshuro agarutse kukureba urongera ukagira gute ukamufungura umutima wawe oya ariko si mperezako ntago mperezako nyine ubundi buri inshuti yose igira umwanya igira ikibanza uyiha mu mutima wawe ntago ari bose ngo uyuye ngo kubera nyeretse ko ameze neza ngo nce ndamugurira nyene direct no nibyo kwera nubwo bwose nkubwira gutya ariko umutima wanjye uracyari inyama iyo rero bibaye ku muntu utari witeze ko akubabaza ubundi kugira ngo njye gufata iyo initiative yo gutangazwa nungumyeho ne gutangazwa nungiriye nabi byavuye ku muntu w'inshuti yanjye uwo nitaga inshuti akaba ari we ugira gute umpemukira kurusha abandi rero ikintu cya mbere ndabanza nkashaka kumenya niba ari njyewe wakoze ikosa urumva kuko hari igihe umuntu akuvaho nawe kubera ko abona ko nawe hari ukuntu utari kwitwara neza uri kuritwara nabi akakubonaho nk'ingeso nyine atarasanzwe akuziho yego njyewe rero ikintu cya mbere ndabanza nkisubiramo nkareba niba atari njyewe ko kuri kwica iyo friendship hanyuma namara kwisubiramo nkabanza nkareba niba nta zindi nshuti ku ruhande ziri kumushyiramo uburozi mu mutima kuko hari umuntu umwe muri inshuti hakaza nk'umuntu akagira ishyari ry'ubushuti mufitanye noneho yagira nk'ishyari ry'ubucuti mufitanye agatangira kumushyiramo uburozi mu mutima agatangira kumwereka ishusho yawe mbi n'iki ibyo nabyo ndabanza nkabireba nkabanza nkamenya neza niba atari gushukika noneho nkabanza nkareba ese byashoboka yuko yirinda bandi cyangwa bya bindi yatekerezaga bitari byiza akagaruka nta muntu uri perfect mu buzima nta muntu uri perfect mu buzima rero uko njye nakosa ngakenera kwanyegera akambaza uko byagenze niko nawe iyo akosheje ngerageza kumwegera urumva iyo anyemereye akambwira ati ngewe byaturutse aha n'aha hari ibyo ntishimiye uwo muntu ndamukunda cyane kuko anyorohereza gushyira abafaransa cyangwa abanyamahanga baravuga ngo mete les choses au clair ugashyira ibintu ku mugaragaro ku mucyo mu kinyarwanda baravuga ngo ni ugusasa inzobe tugasasa inzobe byaba ngombwa twongera tugasubirana ariko kubabara ko ndababara
none iyo nsanze ari ikintu tutakwihana, reka nguhe nk'urugero, hari ibintu abantu bakunda gupfa ugasanga nkatwe twebwe abagore cyangwa abakobwa, ugasanga nk'umuntu n'inshuti yawe ariko arajya nko kubwira amagambo nk'umusheri wawe cyangwa umugabo wawe, ugasanga umwanya urimo ntabwo abyishimiye ko urimo, arumva nawe yawujyamo akajya kuguteranya nyine. Nsanze ari ibintu yakwihana sawa, yakwihana tugakomezanya. Nsanze ari ibintu atakwihana, mugerageje bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ubwo nanjye mpita ntangira kujya kure, ariko hamwe nzajya nkubona hariya ngahita ncana nirukanka. Hama wenda ikindi kintu buriya ntago n'inshuti yawe yayindi wita magara, ugomba gusiga akantu ko kwitegura yuko akuba umuntu gashobora kuza. Niko bimera mu buzima. Njyewe ni ukuvuga ngo ikintu nabashije kukubwira, nsigara mvuga ati Mana utegure umutima wanjye, nihazamo kugira ngo uriya muntu abe umuntu, nzabashe kuzikorereza umutima wanjye ingaruka zizavamo. birumvikana cyane kandi ibintu uvuze ni ukuri. Dufate uri inshuti yanjye, narakubwiye ibintu byanje byose, ejo ndagukoreye akantu gato gusa, biciye bigutera ko wogenda urabwira buri muntu wese yobanze amasokre yose naguhaye nakubwiye. Biriya bintu bikora abantu binjije. Hari ikintu tugomba gushyira mu mutwe, nta hantu na hamwe utazahura n'abantu, nta gihe na kimwe utazaba ukeneye abantu, kandi na wundi mwagiranye ibibazo igihe kimwe kizagera usange muri nomero zose ufite niwe wahamagara. Urumva rero nubwo bwose muba mwarashwanye, ikindi mushobora kurakaranya muri iyo minsi, ariko mwamara gucururuka mukabona ko ibyo bintu mwari murimo byari ubwana. Rero niyo mpamvu ugomba kugira gute, niyo umuntu agukoshereje mukagirana ibibazo, mwihe agahe ko guceceka, situation yose uyikemure ucecetse, en silence, wirinde kumuvuga, nibaza no kumuvuga ujye wikiriza gusa. Urumva, wikirize gusa, uwo muntu nagenda agende nta jambo atwaye rizatuma avuga ngo runaka yambwiye gutya. Nuvuga ngo umubere inshuti no mu gihe mwashwanye usigara uri umwere, kandi nawe niba yaragukoreye kosa nk'umuntu utari perfect, ariko aho arajya avuga ati nubwo twashwanye ariko ibyo amagambo ngiye kuvuga aragaragaza ngiye uwo ndiwe. Kuko akenshi buriya ntabwo ndeba ku magambo wavuze, ahubwo ndeba wowe kuki wayavuze, uwo niwe uriwe. Njyewe rero ikintu cyose dukora tujye tumenya ko turi kugaragaza ishusho yacu. Nujya kuvuga mugenzi wawe ntiwite ku byo uri kuvuga kuri mugenzi wawe, ahubwo uvuga uti mbaye injajwa. Wite ku ishusho yawe kuruta uko wita ku ishusho y'undi muntu. Umuntu nagukosereza, banza wite ku ishusho yawe, wite ku ikosa we wakoze kuruta uko wita ku ikosa yagukoreye. Bituma ubana neza n'abantu. Birumvikana cyane, ariko kandi ntitwereka kudanura abantu muri aba sister, nyine mwamaze kuba aba sisters, nyine ukuntu muze muramenya uko mugendana n'inshuti zanyu. Yego. Ni ukuvuga ngo aba best friend b'abakobwa ari aba best friends babiri, kwa kundi ugira umuntu ubwira defo zawe, mbese flow zawe na ups zawe, umuntu akabaza amafuti yawe menshi, nyine uko umwitwaraho, uko ushaka ko akwitwaraho, icyo ushaka ko agukorera nawe ukimukorere, ko mu buzima ni mpanguye. Urumva, gusa hari abantu beza abona wanamuhemukiye, yabona wamuhemukiye akavuga ati abantu niko bameze, ntabitindeho. Hari abandi bantu rero muba mwashwanya agahita yibagirwa ko mwari n'inshuti. Biriya bintu ntabwo ari byiza pe. Ariko abantu benshi niko bameze muri iyi minsi.
mugapfa akantu gato gusa kagatuma yibagirwa ubucuti mwagiraniye bwose bikaba birarangiye. Ariko kandi tuze turibuka ko twese turi abantu, ejo dushaka kugira icyo dupfuye nk'uko wewe uko tuva mu nda imwe dusangiye papa na mama, twogira ikintu tugasa turanagwanye no kurwana, ariko kandi ntago duhebana. oya ntago bikwiye kuba, nakubwiye ngo mu buzima bwose wa muntu mwigeze muhura uzamukenera. Ikindi kintu ntago uzi ahantu uzamusanga, mushobora no gushwana mukarwana, ariko imbere yasanga bari kugukubita cyangwa bari kukuvuga nabi, akaba ari uhagarara akababwa turiya muntu twarashwanye, ariko mu buzima busanzwe ntago ari umuntu mubi pe. Akaba yavuga ati ni shitani yamuteye cyangwa ni shitani yaduteye, ariko bizaterwa nuko nawe umwitwayeho, kuko namenya neza akabihagararaho neza ko nawe uri kugenda umuvuga nabi kubera akantu gatoya. Njye nyabwira abantu, umuntu nakagukorera ibintu 99 byiza ngo nagukorera ikijana kibi, ibisigaye byose bya 99 bite biba bibi. Oya reba bya 99 byiza yagukoreye, cya kindi kimwe nakigukorera ujye usubiza inyuma amaso uvuga ariko nubwo rwose uyu munsi runaka ngiriye nabi, ariko hari igihe yigeze kungira gutya, njye hari abantu tukiri kumwe kubera yuko atari uko batangiriye nabi, ahubwo kuba ko hari ikintu cyiza bigeze kunkorera, yanangirira nabi uburakari bugashira nkavuga ati reka nibuke bya bindi byiza yankoreye. Birumvikana kandi cyane dufatane nk'abavandimwe, nk'abavukanyi, kandi ntituze dushira imbere ibibi. Niba tugirana ikibazo ingo tugikemure twebwe nyene babiri nk'inshuti nyene, nkuko twamaze kuba abavandimwe, apana ko ndakugirira ikintu ejo ukaca ugenda urapibriya uvuga ugatangura kunyanka ugatangura kumva ko wonyica, ntago ari vyiza. kandi tuze turiruka ko turi n'abakristo. Hari ibintu nabonye kuri hazije social media, hari abakobwa nabonye kuri TikTok bamara gushwana agahita agenda kuri TikTok akavuga ati runaka, akamwanika. We biriya bintu mana yanjye, nabibonanye abakobwa bo mu bihugu by'abaturanyi, ndavuga ati Imana izandinde gorana inshuti nk'izi. Ntago ari vyiza, tuze turibuka ko muri ubu buzima turakeneranira igihe cyose. Niba uno munsi ataco ndakumariye, ataco ndagufashije, ejo nshaka guseruka aho utari witeze ko nshaka guseruka. Kandi rega nta n'umuntu udafite ikintu amaze, buriya n'umuntu uguha umwanya w'akaguha ugutwi nawe aba afite ikintu amaze. Niba ushobora kwicara irungu ryakwica ukavuga utereka ngiye kuri stati ya Pamela, nawe aba afite ikintu amaze, icyo ni icyo amaze. Nibura ureba stati ze ugasanga akantu kakurema umutima, cyangwa se ukanaseka, cyangwa se ashobora kuba nta kindi kintu akumariye, ariko ukaba wamuhamagaraho ari ukamubwira uti ngutume kuri runaka, ngutuma aha n'aha. Icyo nacyo ni ikintu cy'akamaro. Si byiza ko ibintu byose tubibarira mu mafaranga, no. Aho kantu uvuze ko kuri stati unyibukije umuntu umwe yigeze kuba akunda kuraba stati zanje, kanivugeho. Avuga ko stati zanje ari ibintu nyene bitagira umutwe. Bitagira umutwe, urumva ari ibintu nyene umenga n'imikino iki, kandi nzi ko hari abandi bantu benshi bifasha mu mutwe bakumva bararuhutse. Riba uje kuri stati yanje nashizeho akantu gasetsa, ugasanga nyene hari ikintu kakuremeye, niba wirwanye stress ukumva nyene uraruhutse uraryohewe, ari ugasanga nyene abantu canke nyene abo bantu nyene ugasanga bavyakira ukundi kuntu, ntibavyishimiye mbe kubera ko posting ibintu nkabirya. Hari abantu bagira imitima mibi, njye ndibuka nkimara gukora mariage, urabizi ko akundi nyine uba ukirugeramo uryohewe, akantu kose nkagapostinga, bucye umuntu aza kumbwira ngo ariko ngo wumva ubwo buzima bwawe bwiza ngo twese ariko dukeneye kubumenya.
narasetse navuga ati none se bugutwaye iki ngo ngo rero ngo ni namwe mutuma ngo abantu ngo babaroga ndavuga ati ibintu bigeze ku rundi rwego ndavuga ati rero reka nkubwire njyewe ahantu ngeze ni Imana yahangejeje kugira ngo mpagere hari abo twafatanyije amasengesho kenshi iyo napositinze buriya mba ndi kubwira abantu amavi yari yarahindutse nk'ay'ihene ati mukomeze mushime Imana ntabwo mba ndi kubwira mwebwe mufite siteresi zanyu ngo musinzanire urumva rero ikindi abantu tugomba kwiga kugira gute mbese siteresi ntizigatume ibintu byose ubibona mu ishusho mbi niba watonganye mu rugo iwawe wijyana uwo mwuka mubi hanze ntawe utaniye na wa mubosi urwana n'umugore we akaza akirukana abakozi cyangwa akabakata cyangwa akababwira nabi n'ibindi byose urumva niba wowe wagize ibibazo mu rugo rwawe sohoka hanze ugiye gushaka igisubizo wisohoka hanze ugiye gushaka ikintu cyongera ku mushiha wawe birumvikana cyane abantu muri ubu buzima tugezemwo biruzuye pe nk'ibyo biruzuye akumva ko wagendera ku byo bo bifuza ku byo bashaka ukora icyo bashaka ariko tubibutse ko buri muntu wese agira ubuzima bwiwe si uko none si ubundi uje kuba imizigo yawe yakunaniye ngo bari njyewe uyigushyira ku murongo gute buri muntu ari unique ukwe n'impanga ubwazo ziratandukanye cyane ibishimisha bukuru sibyo bishimisha butoyi uri kumva ubwo rero wikumva yuko ushaka ko ngiye nkora ibyo wowe ushaka n'uwo muba mwaviriye mu ndimwe nyewe amahasa impanga ntago mushaka gukora ibintu bimwe hari akantu nigeze kubona bashyize kuri interineti za mpanga zikunda kuvuka zifatanye hasi bari bafatanye uri kumva ubugabo babufatanyije ari babiri ariko guhera kuri iki gihande cyo hejuru ari abantu babiri ariko hasi bafatanye basangiye amaguru umwe afite kumwe n'undi afite ukundi basangiye igice cyo hasi umwe afite nyine byose hasi barasangiye hejuru niho bafite amaboko ane n'imitwe ibiri ibihimba bibiri noneho rero kimwe muri byo cyakundaga kwikinisha bambabarire cyakundaga akanyamerika ikindi kitagakunda kimwe kikumva kikunda ibintu by'Imana ikindi gice kikumva gikunda ibintu nyine byo kwinezeza uri kumva kwinezeza no mu buryo buri navuga ngo buri negatifu biza kuba ngombwa yuko cya kindi kidakunda akanyamerika kijya kurega yuko cya gice kindi kikibangamiye none ibaze niba abantu bafatanye umwe ashobora kujyana undi mu mategeko kandi abizi neza ko ari bukeneye akaguru ka mugenzi we kugira ngo bajyane kurega wowe kuki wumva ngomba gukora ibyo ushaka urumva rero ko biragoye cyane biragoye ariko niko bimeze mu buzima busanzwe twige kuba mu buzima bwacu turimo twige gutahurana twige kumvikana niba inshuti yawe ikugiriye nabi nimwicare muganire bihere apana kumva ngo nakayaramemukiye kandi ngo ntabiziga na mama yakuvyaye araguhemukira cyane na mama yakuvyara guhemukira papa wakaguhemukira umuvandimwe wakaguhemukira so twige kubana neza mu mahoro mu rukundo kandi twibuka ko turi abakristo cyane ako kantu ntitukibagirwe buriya iyo umuntu yamenye Imana hari ibindi bintu hari ubundi bumenyi budasanzwe uba uzi urusha abandi hari n'ukundi kwihangana hari n'ubundi buryo bwo kwakira n'urundi rwego rwo kwakira ibintu
uba urusha abandi. Rero ntitukibagirwe urwo ruhande rwo kwihangana, urwo ruhande rwo koroherana, niko nabivuga. Ya murakoze cyane, twaganiriye neza kandi ndibaza ko ibintu aje kuvugira hano bizafasha abantu benshi. Twizere ko bizabafasha, twizere ko mukuyemo isomo ry'uko mugenzi wawe nakubangamira nawe niko ameze, cyangwa nawe nibwira ko ashoboye kubona yuko ari kubangama, yakwifuza gukora neza. Sinzi niba hari umuntu bumva bimuryoheye gukora nabi, ariko nawe ubwo si we. Abafise ibibazo no kuza tukamusengera. So murakoze cyane, turabashimiye kuba mwatwitavye mu kiganiro cy'uyu munsi. Twizere ko n'undi munsi twabahamagara muzotwitaba. Cyane rwose, cyane tuzaza, kandi abantu mwese muzabasha kubona iki kiganiro, nizere ko bizabagirira umumaro.